Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu ni kubwira abantu ko ari beza ni kubwira abantu ko tubakunda ni kubwira abantu ko tubashimira ni kubwira ko abantu ari abumumaro mu buzima bwacu nyuma yo kura tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza abantu bitakarije icyizere twaravuze ngo niki twakora reka tubwire abantu ibyiza byabo reka tubatungure tubashyire indabo tubabwire ngo turabakunda nibyo rero twebwe dukora nawe wadutuma nawe watubwira ko ari umuntu ushaka ko dutungura nawe watubwira ati umuvandimwe yagize isabukuru mungerereyo waba uri hanze y'u Rwanda ukatwoherezayo tuzakugererayo kandi tuzabikora neza mbere ko dutangira ibiganiro byacu rero turamamariza abantu baba badutumye abantu bashaka imyenda myiza idoze abantu bashaka kudodesha muri hanze muri mu Rwanda Grace n'umutayiri mwiza wizewe kandi w'inyangamugayo nimero ni 0788559573 hanyuma abashaka kugura imyenda nabo isanzwe ya caguwa nunarahari muri shike winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho niho nunakorera unahageze wamuhamagara kuri 0788708835 nunu aragukorera ushaka imodoka zijyanye n'igihe ama-hybrid na Fabiola arahari kuri 0788931397 Yvette nawe arahari kugira ngo agukorere jardin agukorere mu rugo hamere neza kuri 0788651258 abo ni abantu bagufasha kugira ngo ibintu byose mu buzima bigende neza nawe ushaka kubushaka ko twamamariza mu bantu badukurikirana kuri Mubwire TV nawe rwose turavugana ibikorwa byawe bikarushaho kugera kure uyu munsi rero murabizi narabemereye ko ntazajya mbatindira nzajya nkora ibiganiro bitoya ariko namwe mujye munsezeranya yuko mubireba mukabirangiza uyu munsi ikintu ngiye kubabwira ibintu abakobwa babifuza ku bahungu ibintu umukobwa iyo abonye ku muhungu yumva yifuza nyine yifuza ko umuhungu w'inzozi ze yaba yujuje ikintu cya mbere rero umuhungu ufite confidence wifitiye icyizere mu bintu akora umuntu wese no mu buzima busanzwe iyo udafite confidence nyine umuntu ababona ko ibintu urimo nyine ntago bihamye biradigadiga umusore rero ufite confidence abakobwa benshi baramukunda baba babona ko uwo musore ibintu arimo abishoboye cyangwa ibintu arimo nubwo byaba bitari gushoboka none bizagira gute bizageraho bigatanga umusaruro bitewe n'icyizere birimo ashobora kubona afite confidence mu kazi ke atangiye aka business yagiye kwikorera akabitangira gake gake ariko umukobwa yamureba yareba icyizere afite yabona ukuntu inzozi afite z'ejo hazaza akaba ati kabisa uyu ni umusore w'inzozi zanjye abakobwa rero bakunda umusore ufite confidence umusore utitakariza icyizere umusore ubora mu maganya uvuga ngo ubuse bizava muranga ubuse ejo hazaba hameze gute wapi umusore ufite confidence umusore wizeye ko ibyo arimo neza bizashoboka ikintu cya kabiri rero abakobwa bakunda abahungu babubaha kubaha umuntu ntago bivuze ko umuntu agusuzugura ntago bivuze ko umuntu ari ukuguca amazi ngo nyine ngo agutesha agaciro bitewe n'uko wamwubashye kuko hari abantu nanone bubaha bakageraho bakigira burya nk'ibigirwamana oya abakobwa rero bakunda umuntu ububaha kandi ubayobora ariko bitari ibintu byo kuvuga ngo ni ukusuzugurika umusore ukubaha uguha agaciro hariho abantu ujya ubona ukumva wenda ngo bakundanaga n'abasore ngo barabakubita umutipe akaba yagira umujinya akaba yafata telefone n'urugero akayimena icyo gihe nk'utwo dusinye mbona turi nko mu gasuzuguro kuba gusuzuguye kuba agufata nk'umwana kuba abona ko ibyo wakoze nyine uri aho ngaho bidashobotse umusore rero ukubaha icyo gihe cyangwa ukubaha unakuyobora uca bugufi ibyo bintu biri muri carte abakobwa babifuza ku bahungu ikindi rero nabonye abakobwa bamwe na bamwe bakunda umuhungu ufite intego umuhungu ufite intego umuhungu ukunda umurimo umuhungu ukunda gukora muzabireba hari igihe umukobwa ashobora no kuba afite amafaranga cyane cyangwa ari umukobwa mwiza cyane mukajya kubona mukabona asanze nk'umusore ukajya baza ngo ubuse nk'uriya mukobwa yakurikiye iki kuri uriya musore ntabwo mujye mubyumva se abantu babitangarira ngo ubuse uriya mukobwa rwose ubure ko ari ikizungerezi nta kindi aba yaramukurikiyeho kuko abafite nta muntu udakunda kugira umuryango mwiza umuryango wiyubashye umuryango udasuzuguritse umuryango nyine udasaba umunyu cyangwa udasaba amazi
mazi niko dukunda kuvuga mu Kinyarwanda. Rero umusore ukunda umurimo ko yaba ameze koza akunda gukora uyu munsi bishobora kuba bitaba bimeze neza biri ku rwego rwiza yifuza ariko akavuga ati bitewe n'icyo mubonamo bitewe n'icyo mubonamo ejo hazaza uyu muntu turafatana ukuboko tujye kubakana ubuzima kandi bizarushaho kugenda neza. Umusore rero ukunda umurimo ukunda gukora umusore ufite intego uwo musore abakobwa baramukunda. Ikindi abakobwa bakunda umusore ubereka yuko akenewe n'abandi bamukeneye. Wapana wa musore uri kukubwira ngo umbuze rwose ngo napfa ngo ubuze ngo ubuzima buragenda gutengwa udahari. Reka abakobwa bakunda umusore nyine ubeze nkaho ni nko kubakangama akantu kubereka nyine ko nawe ufite icyizere wa mugani uvuga ati bitanakunze ariko buryo ubuzima bwakomeza. Hari n'abandi twagenda rwose urugendo rukazagenda neza ndetse wenda no kurusha uko rumeze ako kantu kakamushyiriramo kuko rero umukobwa yabonye ko nyine uri umusore ukenewe uri umusore n'abandi bantu bakenewe birushaho kumutera nawe kumva arya akavuga ngo akuzi gukunda umuntu n'abandi bantu bashaka nyine ubona ko akene nubwo bishaka kumuhangayikishamo gato ariko aravuga ngo uko biri nanjye uyu muntu hari icyo bamubonamo icyo namubonyemo n'abandi bakimubonyemo icyo namukundiye n'abandi barakimubona ariko se reka nkubwire wowe waba wakunze ni gute ushaka ngo n'abandi baramukunda nyine kubera ko nawe ni mwiza icyatumye umuhitamo nicyo n'abandi bamuhitiyemo. Rero umusore wereka abakobwa ko n'abandi babakeneye ko n'abandi baba bahari apana ibintu byo kwiriza byo kuvuga ngo none kubuze ubuzima reka mukanguga ati ariko buriya bwanakomeza da ahita avuga ati n'abandi baramukeneye bamukeneye iki kubera ubutunzi bumurimo atapana ubutunzi bufatika ahubwo ubutunzi buzabagirira umumaro ejo hazaza. Ngicyo rwose abakobwa baragikunda iyo uri umusore ukaba uwifitiye icyizere aravuga ati kabisa uyu nguyu nanjye turagendana. Ikindi rero abakobwa bakunda cyane ku basore ni ukuba umugabo mu bandi kuba uri umuntu uri seriye kuba abandi bantu bagukeneye mbese ukabura ahantu mukajyana nk'ahantu tuvuga urugero mugeze ahantu wenda umuyemusara batengushye cyangwa ni uguhemba ni ibirori byoroheje ariko wahagera muri sosiyete mu bandi bajama ukabona babaye nk'abantu nabo abahungu ntabwo bakunda kugaragaza amarangamutima yabo ntabwo bakunda gushiduka nk'abakobwa ariko ukabona kame murahageze hari challenge baye nyine bahise kwata uradutabara ko hageze ngaho se mani dufashe se ibi bikore nyine kugera ahantu ukenewe apana kugera ahantu ngo bavuge ngo ngo uri hano wo kudusetsa nturi umukomediye ntabwo ukorera zabyenda gusetsa ahubwo story zawe nizo gusetsa gusa nyine nta kintu kiri seriye abantu bagukuramo ariko umukobwa iyo muri kumwe mukagera ahantu akabona abantu nyine bari bagukeneye ngo uri umuntu ukenewe no muri societe ngo uri umuntu ukenewe mu kazi bakavuga ngo nimba wenda uri muri ropo medicale ukaza akumva baraguhamagara kuvuga ati ibintu byarazambye kubera ko udahari akumva boss araguhamagara ati se ibi tubikore gute ko twayobewe nubwo atabikubwira ati kabisa umuntu wanjye arakenewe uko nanjye mfite iboro mfite umuntu w'ingenzi bitewe n'iki kuko warabona ko ukenewe nyine ndi kubabwira kuri bwa butunzi bw'imbere kuko we arareba ejo hazaza arareba umuntu uzafasha umuryango arareba umuntu uzita ku bana akaba umupapa w'abana abo ni babakobwa bakeneye umuntu w'inzozi zabo umuntu bazabana ubuzima bwose. Icyo gihe rero abashaka umuntu abandi bantu bafata nk'icyitegererezo mu muryango bafata nk'icyitegererezo ugasanga ni umusore ukiri mutoya ni umujene ntaragira nyine umuryango ariko mu gihe baramufata nk'intangarugero mu muryango afite n'abakuru afite n'abandi bantu ariko bakavuga ati igitekerezo cya kanaka nicyo tugenderaho. Icyo gihe rero iyo muri kumwe cyangwa uko agenda byumva abantu bamubwira ati mva wahisemo neza uriya muntu uramuzi uzi ukuntu uriya muntu ari seriye uriyo tutamufite ku kazi niba kubure byo gutebya ngo bavuge ngo wenda ngo uryoshya ikigare uryoshya inzoga abantu njya numva ngo baryoshya inzoga oya atari byo kuryoshya inzoga cyangwa ngo bavuge ngo nudahari ngo ikipe iradutse oya bya bintu by'ingenzi bya bintu by'umumaro bya bintu nyine by'ingufu baka umugabo nyine ukenewe kugusapotinga ahantu hose. Icyo gihe umukobwa aragukunda. Nababwiye ko ntazajya mbatindira rero mutwo tuntu duke narebye abakobwa bifuzamo mu basore bifuza bakavuga ngo uyu muntu yazavamo umugabo w'inzozi zanjye uyu muntu yazatuma tugira urugo rwishimye yazatuma abana banjye baticwa n'inzara batabura minervare dufatanyije hamwe ibintu bizarushaho kugenda neza. Rero ndabakunda mukore like mushyiraho comment mutubwire ngo twongeremo ibi mutubwire ngo tugabanye ibi mutubwire ngo dukosore ibi turahari ku bwanyu kandi bizarushaho
kugenda neza. Hanyuma rero nimba ushaka gutungura umuntu duhamagare cyangwa udutume, tuzagera rwose umuntu tumubwire ko ari ingenzi. Twiga umuco wo kubwira abantu ibyiza byawe bagihari bakibasha no kubyumva, bizarushaho kugenda neza kuruta kubibwira umuntu warangije kugenda kandi ntacyo bikimumariye. Murakoze, ndabakunda, amahoro y'Imana abane namwe.